Ngararenza kwenza nagarura inyuma 10 kilometero byibuze wenda turebe kugira ngo nasubize inyuma ikilometero cyose nasubize inyuma 10 kilometero mureke babitere mu Rwanda none ko iriya polisi twagombye kuyikubita hakiri kare noneho batayibombarda bagombye kuyibombarda tukayifata hakiri kare noneho wenda bagatera inyuma batera iyo bakarenza nyuma ukumva buri kwiyamira bitewe n'uko buri kumva yuko batari kubuteramo mureke n'ibyo bari kugira buretse bagiye gutera bari gutera amahungu mwe ni korekisiyo natera imbere ya mubiro mu kilometero agenda rigize imbere nabyo birabamura bihorere bo batangiye guhahamuka bati bagiye kubituramo imbaraga zose batera n'indege bikananira ubundi ubanza force zakaza zizagafata none wahurukura byose utsinda abana baratera kura zikirambunda ubundi wanagina mu imbere yawe n'ibindi egere bihangane bateremo nk'amaguru wihute byihuta nabyo ugenda gake ugenda wihute iyo hose ugenda wikwiruka ugenda gake egere per Autriche egere per Autriche barengeje position mu kilometero bari nk'ikilometero bikugwa kure hirya inyuma bana mu Rwanda agarure kintu hano kirabona bayishyiramo neza y'ubunana agarahani ngo buri wese asenge isasu bari kurasa kandi agarahani n'izitira yose abashyiramo inyuma yabo hari Voilà, il y a une défense qu'on a Lungula déjà, on ne sait pas vraiment la suite. Yo mwana habite tout biko vile hizi hapa ni hatari. Voilà. Mule ni mbambo déjà, si hapa tuko hôpital. Comme hôpital ndani on n'a pas le choix, voilà. Donc c'est compliqué. Voilà. Paka Kigali. Paka.
bageze mu Karongo hariya ku gasoko abakanyangira siya nyangira kukabara barakare kare bazima ku byapa bigeze ku gasoko kerejeri reka Renza kweze nagarura inyuma 10 kilometero byibuze wale turebe kugira ngo basirete inyuma y'ikilometero cyose na 10 kilometero murekere bitore mu Rwanda none ko ina pozo twagombye kwikubita hakiri kare none bagombye kwibombara tukayifata hakiri kare none wende bagatera inyuma batera iyo bakarenza nyuma ukumva buri kwiyamira bitewe nuko buri kumva yuko batari kubuteramo mureke nibyo bari kugira buretse bagiye gutera bari gutera mahungu mwe kuvuna korekisiyo natera imbere ya mu kilometero kinini agenda rigize imbere badebera abantu rero bo batangiye guhamuka batibigiye bagiye kubituramo Allô? Oze, Oui. uramenya kanje uranze? Oya ntabwo nkuzi. Ngenda kubwira ninjye waranga aho nakwakwe kare. Hereza nayo n'amafaranga utamanda kweka mbawe. Mukutubasishize mbona zanyu wabitutumwe. Nayo mukavura pinga nanje wakiburyo. Ndagusanga iwanda kweka amabyiu. Ko ndakuzi se mugabo dupfuye iki? Ese mukuru wanjye jawe. Ndakubwira ndi kubona abasirikare nawe na koroneli hano. Nako ukuma ko tukagisanga. Mukutubasana rwumumaze kugira. Usakugira byo bidaye gusangaho. Na koroneli abizaho twabakubita nko kumena umutwe. Neza batugende zose. None se dupfuye iki musaza ko ntacyo dupfuye ko kugeza ubu ntabwo nanze kugira icyo nkora rwose ntabwo nabyanze sinzi rero icyo ndi gupfa nawe. Amafaranga usanga kwa rani kare sambiri zane ugeza kwa rani. Yego. Sawa kandi wange mu gitondo ndagusanga Rwanda kwereka imbavu ndazivura umugongo. None suze ngo nuko kuvura imirango yo kwitwaza bari kuturasa ngabari bageze hano baje kuturasa kwa abasirikare bacire barashe. Ihangane musaza ntacyo dupfa rega turi bamwe. Ndapfiki nawe koko. Uranze nyangaye mu gitondo. Ndapfiki nawe koko wa muntu we. Uranze nyangaye. Njewe nari navuganye na Rayini yuko nishyurira inka nicyo gusa namusabye ubwo rero arabyanga none se nakubwira ngo urumva hari amakosa mfite koko. None se wanzana amafaranga angahe? Njewe rwose kwishyurira inka zanjye mfite $10 yo kuzishyurira ukwezi kumwe ubwo rero nuko nguko nanganaga naho ubundi Rayini yari kumbwira ibyo ntashoboye. Shaka $20. Sawa ubwo turaza kubona na Rayini ndaza kuganira nawe rwose nta kibazo ngiye mfitanye nawe. Ngenda gusanga wambwa none iri wanyu. Ntabwo nkuzi ariko nanjye sinzi ni wunzi cyangwa hari icyo dupfa nge nawe. Ndogeye n'abatutsi banyu abakapiteni bababwira ngo ntabwo banzi bakubabwira abafani baramukubwira we kwagico. Kutoza mwica abasirikare bacu bageze hano tugubana uri kwikubira gutyo nyaje gusakanye kandi yera kwa Rayini utanga amafaranga utanga $20. Ndakumva utanga $20. Ndakumva rwose mutware wanjye ndakumva rega ntacyo dupfa nshake rwose. Mu gitondo yero wazimo ndigira aho ngaho ndabwira komandare hejuru. Abwira komandare hejuru gufasha yo gushaka. Mwebwe murwaye muri gihe bamabyaro dafise ngo zo gutuma muturasa. Aya ntago rwose umva ngenda umutura gusanzwe ntaho mpurira n'ibyo ngibyo kandi nturanye na Rayini ntacyo mfa nawe ubwo rero kunshyira muri ibyo nukunshyiraho rwose urusyo ntasi. Turarwana ni mushake muze murarasa tuzarasa n'Rwanda tuzarasa n'ibyanga bikunda tuzapfa dushire
Ehe. ubuzima turacyatinya wowe tuzapfa dushire ntabwo tuzabatinya amafaranga yanjye niwanga ndagusanga ari wawe nakure bamubwire ko ibibazo by'amafaranga Njyewe nta kibazo mfitanye nawe rwose, ubwo ibindi njyewe ndaza kuganira na Rayini ku byo dufitanye nko gahunda, ntabwo nkuzi. yakwakuye karate ari kukubwira ngo sheferi aho ngaho none ndaha igicanga cyangwa wakure kapitene akubwira ko ntagiraga aho ngaho wanjyeho. None se ko nta gahunda nifitanye nawe mu gitondo, kandi ko umuntu wese ajya agira ibyo yirirwamo, nagiye mu yindi mirimo, rero niba uryo nziza rwose sinzi buri wese. Ntabyo nkuziza ahubwo muhera Rayini amafaranga mu gitondo cyangwa nawe uhicariye saa mbiri mbe nkugezeho mu amafaranga yacu ubwo nyatangemo raporo. Rwose ntacyo nanze gukora mutware wanjye. Sawa, numvise kabisa. Abishaka ari izo banyinshi ubwo muri kwibwira ngo ibyo murimo turagwana turapfa tuzapfa dushira ariko tuzanabaho. Ntaho mpurira nabyo kabisa. Bakaturwanya kumva Karame, uko kuturwanya bakaturwanya niko turabarwanya tuzapfa dushira ntabwo tigara. murabura kuturenganya, tuinzira karengane kuri iyo ngingo. Murare ngani mupinga ngo tuzabibonamo twicemwe kuko bari kwica bacu. Kuturenganya turazira ubusa, ntacyo dupfa namwe, kandi ibyo bakora iyo ngiyo ntituri kumwe nabo, ntabwo Karame. Uko kuturwanya bakaturwanya niko turabarwanya tuzapfa dushira ntabwo tigara. murabura kuturenganya, tuinzira karengane kuri iyo ngingo. Murare ngani mupinga ngo tuzabibonamo twicemwe kuko bari kwica bacu. Kuturenganya turazira ubusa, ntacyo dupfa namwe, kandi ibyo bakora iyo ngiyo ntituri kumwe nabo, ntabwo twajyanye, twebwe turanga twagumye aha kugeza n'ubu ngubu, sinzi icyo mbona. Ibitusi byose nirango ni birebere gusa. Ntacyo nanze mugabo, ntacyo naze kabisa, nubwo gusa tutari twashoboye kumvikana, ariko nta kindi fa nawe. Rayini uzimereze mu gitondo ninazibona ndakuba ari wawe. Nta shida. Nzabwira koroneri abo kuri komandari mukuru mukuru cy'abasirikare bacu bari kwirwa mu gicucu.